Umugabo yiguriye ikibanza undi aricara agereka akaguru ku kandi, anezejwe cyane nuko nawe abashije kwibikaho umutungo utimukanwa. Bukeye bwaho asubiye ku kibanza cye atangira gupima ngo arebe ko pula y'inzu yifuza kwiyubakira izajyamo. Ahageze atungurwa cyane no asanga umugabo w'umuturanyi arimo acukura imyobo ya fondasiyo yishimye kandi ashishikariye umurimo. Umugabo wari warayahaguze arabaza ati, niko ye, uri gukora iki mu murima wanjye? Umuturanyi araseka cyane aramubaza ati, ugize ngo isambu yawe? Ahantu ndakumenyesha ko ari ahanjye kuva kera, yewe na mbere y'uko umenya uyu mudugudu njye nari mpari. Umugabo wari waguze ahita akora mu gikapu amwereka amasezerano y'ubugure. Umuturanyi nawe atuje aranyaruka haruguru kuko yari atuye haruguru y'ubwo butaka, azana ibyangombwa bye by'ubutaka. Mu minota mike cyane abaturanyi bo mu mudugudu bari basesekaye kuko bari batangiye kumva impaka hagati y'abo bagabo. Buri wese yagiye atanga igitekerezo cye uko abyumva. Umusaza umwe wari uri aho araseka arangije aravuga ati, njyewe niboneye abagabo bagera kuri 3 bose baterana amagambo, bari bahagaze haruguru aha, bose bavuga ko aha hantu ari ahabo. Aho kuvuga kuri pula y'inzu bose bamaze umunsi wose bashwanira kumenya aho imbibe z'ubutaka ziherereye. Dore igitangaje, nta n'umwe muri bo wari warigeze afata umwanya ngo abanze asuzume imbibe z'ubutaka mbere yo gufata icyemezo. Turebe isomo riri mwaha. Kugura ubutaka ni byiza, ariko kugura ubutaka utabanje gusuzuma imbibi zabwo bishobora guhindura inzozi zawe amarira. Muri videwo y'uyu munsi ndaza kukwereka uburyo abashoramari b'abanyabwenge birinda amakosa akomeye agaragara mu kugura ubutaka bifashishije urutonde rw'ibyo agomba kugenzura rubafasha kudapfusha ubusa amafaranga. Bibarinda guta umutwe no guhora basiragira mu mpaka zidashira mbere y'uko bashora ifaranga na rimwe. Wari uzi ko ushobora guhomba amafaranga yawe yose kubera ikosa rimwe gusa ukoze mu kugura ubutaka? Ibaze uguze ubutaka bw'inzozi zawe uyu munsi, ugatangira kubyina intsinzi hamwe n'umuryango wawe, ugatangira kurota pula y'inzu ugomba kuzubaka. Nyuma y'amezi make gusa ukajya ukumva umuturanyi aradutse aravuze ati, nyamara ubutaka bwose si ubwawe. Aka gace kegereye umuhanda kambaruye. Ubwubatsi burahagarara, abacamanza bagatezamo, hitabaza abavoka, amafaranga yawe agatangira kuguhombera. Inzozi zawe zitangira guhinduka ibibazo. Ikibabaje, ibi bintu bikunda kuba ku bakiriya atari uko baguze ubutaka butari ubwa nyabwo, ahubwo ari uko batigeze bafata igihe ngo babanze basuzume neza imbibi z'ubutaka bwabo mbere y'uko bagura. Bazaniye inkuru nziza none. Ibibazo bishyira abantu mu kaga nk'ibi bishobora kwirindwa igihe habaye gukurikiza ibintu ngiye kubabwira. Muri videwo y'uyu munsi ndaza kubagaragariza intambwe z'ingenzi umuguzi w'umunyabwenge wese agomba gutera mbere y'uko agura ubutaka. Aya ni nayo mahame y'ingenzi abashoramari b'abanyabwenge bakoresha kugira ngo barinde umutekano w'amafaranga yabo kandi birinde n'amakimbirane adashira gusiragira mu nkiko. Ntugire aho ujya kuko ikosa rya nyuma iryo rihombye abantu benshi amafaranga ndetse rikabashora mu manza z'urudaca. Ikosa rya mbere, kudasuzuma imbibi z'ubutaka. Kuki ari ngombwa gusuzuma imbibi z'ubutaka? Abantu benshi bakunda kwibaza ibibazo bibiri. Ese iki kibanza kiragura angahe? Cyangwa gihenzera? Ese iki kibanza giherereye? Kwibaza ibibazo ni ngombwa ariko byonyine ntabwo bihagije. Ikibazo nyamukuru ni iki: ese iki kibanza gitangirira hehe kikagarukira hehe? Ese aho uri kugurisha mbwira niho kigarukira? Imbibi z'ubutaka zigomba kugaragaza ibi bikurikira. Icya mbere, nyiri buri gace kagize ubutaka, aho ukwiye kubaka, aho imbago ziteye, niba abaturanyi bashobora gushidikanya kuri nyiri ubutaka, niba ishoramari ryawe ryizewe. Zirikana iki: ikibanza cyiza gifite imbibi zitizewe gishobora kuzakubiza icyuya. Ikosa rya kabiri, kutagenzura ibyangombwa by'ubutaka. Ikintu cya mbere ugiye kugura ikibanza agomba kubanza kubaza ni icyangombwa cy'ubutaka cyemewe n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka UPI. Suzuma nyiri ubutaka, owners name, nimero y'ikibanza, plot number,
ubuso bw'ikibanza size of plot, aho giherereye location, icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa zoning, andi makuru yose arebana n'iyandikwa ry'ubutaka registration details. Ntugapfe kwizera ibyo ubwiwe, ntukizere amasezerano yo mu magambo gusa. Gereranya imyirondoro y'ugurisha n'amakuru ariko ubutaka bwanditseho. Nusanga bidahura, baza ibibazo mbere yo kwishyura n'igiceri na kimwe. Ibyangombwa niwo musingi w'umutekano ku mutungo. Ikosa rya gatatu, kutigerera aho ikibanza giherereye. Ntuzigere ugura ikibanza ugendeye ku mafoto gusa. Sura ubutaka, genzura imbago zose z'ubutaka. Suzuma neza ibi bintu bikurikira: imbago, inguni zose z'ikibanza, imihanda ikora ku kibanza, imitungo ihana imbibi n'ikibanza, ibimenyetso by'uko hashobora kuba hari uburengere. Ibaza iki kibazo: ese izi mbibi ndimo ndareba zihuye n'ibiri mu byangombwa? Rimwe na rimwe kugendera kuri ibi bintu biri mu mpapuro ni byiza, ariko imbibi ziri ku butaka zishobora kuguha amakuru atandukanye. Ikosa rya kane, udasuzuma neza imbago zatewe. Ubutaka bwose bwakaswe n'umupimyi w'ubutaka bugomba kuba bugaragazwa n'imbago zisobanutse. Reba ibimenyetso by'uwapimye ubutaka, imbago, ibimenyetso bihoraho byashyizweho. Iyo imbago zitagaragara, wishakisha, ugereranya, ufindafinda. Baza inzobere mu gupima ubutaka. Simbuza amakuru yizewe gufindura, kuko ari bwo buryo bwiza bwo gushora neza. Ikosa rya gatanu, kutaganira n'abaturanyi baho ugiye kugura. Abashoramari benshi birengagiza aka kantu kandi ari ingenzi. Ikosa rikomeye, kenshi abaturanyi baba bafite amakuru arebana n'amateka y'abagiye batunga ubu butaka, impaka zigeze kuba kuri ubu butaka, amakimbirane ajyanye n'imbibi, ibibazo by'uko umuhanda uhagera atari nyabagendwa. Iminota 5 yonyine uganira neza n'abaturanyi ushobora kuguha amakuru y'ingenzi impapuro zitazigera ziguha. Ikosa rya gatandatu, kudasuzuma ko umuhanda ugera ku butaka ugiye kugura. Abashoramari bamwe bagura ubutaka bakazashiduka nta muhanda wateganyijwe kuwugeraho. Mbere yo kugura ubutaka, banza umenye se hari imihanda ateganyijwe aha, ese aha hantu hari iterambere hateganyijwe, ese hari umushinga wa kaburimbo wateganywa. Ikibanza kitagerwa n'umuhanda bishobora kugorana gukoreshwa cyangwa kugurishwa ngo ubone inyungu hanyuma. Ikosa rya karindwi, kutagisha inama umuhanga mu gupima ubutaka land surveyor. Igihe cyose ugiye kugura ubutaka bufatika, itabaza umupimyi w'ubutaka wabigize umwuga. Land surveyor cyangwa umupimyi w'ubutaka w'umwuga azemeza ibi bikurikira: ibipimo bya nyabyo by'ubutaka, imbibi za nyazo z'ubutaka, ubuso bwa nyabwo bw'ubutaka, uburengere bushobora kuba buri kuri ubu butaka. Ishoramari uyu munsi ishobora kukurinda guhomba amafaranga yawe ejo hazaza. Rekame bonasi abashoramari basobanutse. Mbere yo kwishyura, wihutiraho, ntukagure kuko hari umuntu uvuze ngo abantu benshi ejo bazaza kuhagura. Baza ibibazo, bika impapuro zose, koresha amasezerano kwa ba noteri b'ubutaka, aho uri ngombwa koresha ababigize umwuga. Zirikana iki: kugura ubutaka si isiganwa, ni ishoramari rirambye. Tugana ku musozo. Abashoramari beza si abihutira kugura, ni abashishoza mu kugura. Mbere yo kugura ubutaka, banza usuzume ibintu by'ingenzi. Suzuma icyangombwa cy'ubutaka, sura ubutaka, emeza imbago z'ubutaka, ganira n'abaturiye aho ubutaka buherereye, suzuma ko hagerwa n'umuhanda, koresha umupimyi w'ubutaka wabigize umwuga. Izi ntambwe zoroheje zizagufasha kurinda umutekano w'ishoramari ryawe, umuryango wawe n'ejo hazaza. Niba iyi video hari icyo yagufashije, kora like, comment, subscribe ndetse ukoreshe ku muntu wese wifuza gushora imari mu butaka. Ni irihe somo wifuza ko tuzakurikizaho? Siga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Mwakoze gukurikira Fortran 2050. Zirikana iki: abashoramari b'abanyabwenge ntibapfa kugura ubutaka,
babanza kubusuzuma. Ese wowe ni izihe ngorane wigeze uhura nazo igihe waguraga cyangwa wagurishaga ikibanza? Sangiza abandi ubuhamya bwawe. Wasanga hari uwo ufashije kwirinda kuzagwa mu gihombo giterwa no kutamenya. Ciao ciao.